Ndagushimiye kuba ukinteze amatwi hano ku Rumuri TV 250. Nitwa Dizboy w'Abanyarwanda, intumwa y'Abanyamusanze. Guys, ese waba wamenye icyo Dumba na M Irene barimo gupfa? Amakuru arambuye ndaje nyakugezeho, gusa nkwibutsa gukanda subscribe, ukande like, share, comment, ni ibintu byiza cyane. Abanze nka Dizboy w'Abanyarwanda ntabwo bakinshidikanyaho kubera amakuru ndimo kubazanira nyakuye hano hirya no hino. Guys, kurikirana amakuru arimo kugenda avugwa kuri Dumba na M Irene. Waba waramenye icyo bapfuye cyangwa se ni ikihe kibazo cyabaye hagati ya Dumba na M Irene? Amakuru arimo kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko hari kutumvikana hagati ya Dumba na Irene Murindahabi. Gusa kugeza ubu amakuru asobanutse neza aracyari make, ariko ibyo abantu benshi bavuga ni ibi bikurikira. Kutumvikana ku magambo yavuzwe kuri YouTube cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Bivugwa ko Dumba yaba yaravuze cyangwa akanenga Irene Murindahabi mu kiganiro cyangwa kuri live, Irene nawe agasubiza ayo magambo. Ibi byatumye abakunzi babo batangira kubivugaho cyane. Ndakwibutsa gukanda subscribe, udukandire like, share, comment, ni ibintu byiza cyane hano ku Rumuri TV 250. Ese Dumba yaba yaravuze iki kuri Irene? Amakimbirane ashingiye ku bitekerezo bitandukanye mu myidagaduro. Hari abavuga ko bapfuye ibitekerezo cyangwa uko ibintu bikorwa mu myidagaduro n'itangazamakuru rya YouTube, kuko Irene asanzwe ari umunyamakuru n'umujyanama w'abahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amagambo akomeye ku mbuga nkoranyambaga, abafana babo bavuga ko bombi bagiye baterana amagambo cyangwa banenga ibikorwa bya mugenzi wabo, bituma abantu bavuga ko barimo gupfa ibintu byinshi bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Icy'ingenzi wamenya ku magambo ya Dumba na M Irene bari guterana amagambo, ese waba uzi impamvu icy'ingenzi cyarabaye hagati ya Dumba na M Irene? Ntabwo haratangazwa ikibazo gikomeye cyane hagati yabo. Ahanini ni amakimbirane y'amagambo n'ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga. Niba ushaka amakuru yose kuri aba banyamakuru cyangwa se abanyamakuru bigenga, wadukanda subscribe, ukadukandira like, ubundi ho ugakanda comment, ukavuga ngo nkorera andi makuru agezweho kuri abo banyamakuru barimo gupfa iki. Ndabakunda cyane. Niko Dizboy w'Abanyarwanda.